sha ndagukosoye Marigari, ndagukosoye rwose n'ikindi gihe uzabibona sha. Marigari, umva ngo wigeze nyene nyinshi sha, wowe nubona umfashe sha, ndanywa byeri we data we. Ndagukosoye sha. Niko hajya sugura ibishyimbo. Ndabigura ahubwo si ni imari. Ni imari. Turadisi. Uretse gatoya. Oya subirima n'ikigondo. N'ikigondo. Byari biremeye. Uri gucyabaguza mbese byagenze. Waje. Ibi ni ibyanjye sha. Ni ibyawe? Rwose. Ibishyimbo ni 600 ariko. Magana 750. Ndaguha 700 zana. Cyazana ndaguha 700. Reka ngukorere. Inkorera ariko. Yego. Uraho gisi. Komera komera. Bise muto. Muraho neza. Ibyo ni ibiki se? Ntago bikureba, bikureba. Ntacyo nitambukiraga. Ugiye he? Reka ngende ngiye ku gasoko haraharaguye. Jarashe. Cyo ngwino mwishyure. Nishyura amafaranga ntikende. Cyo ngwino mwishyure. Yavuga narinjye no kwahirira yanga. Cyangwa urabyibye kandi ko nibwayongeye kugukeka. Oya nishura cyane njye nsanzwe ntinya niba. Oya baba akira. Agafuko uzakashire kwa Karori. Cyangwa nzakazanire Margarita. Nzakazana. Sawa sha. Genda nta kibazo. Nibiri gucunga umutekano. Yego sha. Umugabo wanjye ko ntamwumva ari he? Isiga we bege isiga ariko kumaze umwanya ugiye uri mu bikira. Reka umuntu naragize ngo agiye guhinga mu kabande. Nanjye nari ndimo nitegura. Sibona ko nambaye cya gikote njyana kwahira ubwatsi. Njya guhinga se kureba hambanyeho ndapfa no kuva muri iri cogo rikoko. Hakubanyeho? Nta nubwo nteze kuharangiza vuba na saa sita zishobora kungereraho pe. Ahubwo kubera ko mbona ufite akazi kenshi, reka nanjye ndebe ka gafuka n'akayonde ko najya gushira urwatsi hahandi mu kabande. Ruguru kwa Rukeribuka. Sirugenda nanjye kugira ngo ndebe ko ndangiza kubura, ndebe ko naterekaho ibishyimbo. Ariko ubwatsi bwarabuze nubana nizayo ntuze kugira ikibazo. Izuba se uri kuribona ute? Urasa n'ubwo ubonye. Sawa. Nyaruka nanjye urasanga wenda narangije gukwakwanya. Nuko rwose. Sigara amahoro. Yego mugereyo. Ubwagiye kwahira ariko nanjye ngire bwango niko naterekaho sange bigiye urume ruravuna inzara y'urume rwose ntabwo iba yoroshye pe. Icyaka. Baba we. Shaka yimbwi hano kihiye. Umva.
ndagukosoye Marigari, ndagukosoye rwose, n'ikindi gihe uzabibona sha. Marigari, umva ngo wigeze nyene nyinshi sha, waho nubona umfashe sha, ndanywa byeri data we. Ndagukosoye sha. Niko hajya sugura ibishimbo. Ndabigura ahubwo si ni imari. Ni imari. Turadisi. Uretse gatoya. Oya subirima n'ikigondo. N'ikigondo. Byari biremeye. Uri gukebaguza mbese byagenze. Waje. Ibi ni ibyanjye sha. Ni ibyawe? Rwose. Ibishyimbo ni 600 ariko. Magana 750. Ndaguha 700 zana. Cyazana ndaguha 700. Reka ngukorere. Inkorera ariko. Yego. Uraho gisi. Komera. Muraho neza. Ibyo ni ibikise. Ntago bikureba, bireba bikureba. Ntacyo nitambukiraga. Ugiye he? Reka ngende ngiye ku gasoko haraharagu. Jarashe. Cyangwa no mwishyure. Ishyura amafaranga nticyenda. Cyangwa no mwishyure. Yavuga narinjye no kwahirira yanga. Cyangwa urabyibye kandi ko nibwo yongeye kugukeka. Oya nishura cyane nsanzwe ntinya nibwa. Oya baba akira. Agafuko uzakashire kwa Karori. Cyangwa nzakazanire Marigari. Nzakazana. Sawa sha. Genda nta kibazo. Nibiri gucunga umutekano. Yego sha. Imbabura ko ndeba iri gutinda gufatwa ngo nterekeho. Ewe ndebe ibishyimbo nterekeho, wenda gisigaze kuva kwahira byahiye pe, dore ko nawe urume rwa mu gitondo ruba rutamworoheye. Uwo ni nde se ukomanga? Se n'igisiga waba uvuyeyo? Yewe injira. Ni karibu injira rwose. Naho mu gikoni se? Ndi mu gikoni kugira ngo nterekeho udushyimbo. Muraho neza. Yego. Ndabona ugiye guteka ibishyimbo. Guteka ibishyimbo. Ugeze kare rwose. Yewe shika hano ube wicaye. Ariko se ntabwo ndicara. Ahubwo nyine nari gutambuka mu gisiga, ariko nyine w'umukobwa w'ucuruza handi ku gasantere. Ndavuga Mutoni se. Mutoni. Mbona sinzi kugenda baganira kandi igisiga mbona kagafuka. Ubwo nyine wenda nuwa yarahajyanye kwahira. Oya nabonaga ariko harimo ibintu sinzi ibintu bari kuganira, bari kuvuga n'ibintu by'amafaranga, mbabaje ati byo ni ibiki. Ati ntabwo bindera. Nyine ndabagendera ngo urabivuza amabere bikora hose. Cyangwa n'udushyimbo kwanjye naho bajyanye bari ngiye gutera. Igisiga asanzwe yiba. Ntabwo asanzwe yiba ariko ibintu biri mu gafuka nta bindi biri hano n'udushyimbo kwanjye gusa pe. Ahubwo reka ngende ubwo nari ndi no kwihuta. Ubwo reka rubishaka nta kibazo. Reka ngende mwirirwe. Mana nashaka nabi urabona ngo mukabande nkuremo ibishyimbo biraveni nabyo gisiga bijyane byaranarunze. Ubu se koko ndateka iki? Ariko mana ko wayigize ntayigira rimwe koko. Singa shaka. Umva yaje. Mana koko ibi ni ibiki koko? Ako Marigari, ko numva urugo rwanjye warumeze hejuru nkaho ari weho wanzanye washana. Urugo rwawe rwose urahazi ivuge. Ntavuga se. Ivuge urahazi. Avuga sha, avuga. Ivuge. Ntaga n'umugero ufite ubuwutera. Ntuvuye kunywa se? Amwe nzobye. Nayo none ndanywa iki nanywa nzobye. Ntabubeshye. Nanywa sha. Oya gisiga ntabwo bibyumvikana. Ibishyimbo byanjye wabishyize he? Ibishyimbo nyine nari ngiye guteka. Bambwiye ko ari kubigurisha na Mutoni. Njyewe gisiga Mutoni. Ngugiye kwahira mawe. Abawe none ugiye gisiga none nagiye. Oya bya gisiga bivemo bya gisiga. Uranzanira ibishyimbo cyangwa njye kukurega kakaya. Bana gisiga naza ntiturakirana. Ntabwo ibi byumvi. Action. Njyewe gisiga ibishyimbo byawe Marigari. Wowe gisiga ni. Nabitwaye cyane. Wabigurishije Mutoni harundabuye yewe. Ubwo ntabwo yaba ari umujura waje akabyibuka bari kubishyira. Umujura se kandi bagusaba
dusanganya na Mutoni. Kandi Marika umazeho kabiri. We nta kumaraho kabiri ibishimbo agafuka mbwiye nibyo byari birimo. Acabwana we. Ndahashimye kivugisha na urahaze. Oya uranzanira ibishimbo cyangwa kujyane mu buyobozi. Ako Marika. Ntabwo ndagwa. Oya uranzanira ibishimbo. Ntabwo bivamo. Ibiro 15 byose ukabijyana. Ntabwo bikunda rwose. Ntabwo nabijyanye aho n'umujura. Oya hega nze nkwere. Jewe gisiga nje niba mu rugo rwanjye sha. Akanaga suzugura mbadoka kwasa. Gisiga agasiga ubusa. Ibishimbo nagutumye ni. Abana gutumye ibishimbo bizima nagutumye ibibibore. Ariko uranze. Ndakoze sebi. Nyine mbwira uransubiza amafaranga yanjye. Oya vuga gace twumvikane. Oya uvuga gace twumvikane. Twumvikane nyine ibishimbo. Ndabishira iki? Kari buhe. Ndabishira iki mpereza amafaranga yawe. Ariko se genda gace wa mugore. No. Mpereza amafaranga inshinzira. Na turashingana wamanje kumva. Waje buretse gace. Cheka dushirane zana amafaranga. Buretse ndagusubiza ariko. Nyine yazana. Tujyane nyine. Ndahamagara ubuyobozi. Oya Marika tamene yagice yagice. Reba ubu bukirwa nagutumye ibishyimbo byiza bya koroke none wajyuzana ubu ashe. No. Twari byonesheje hano. Umereza amafaranga yanjye rero. Nyine ndaza kubwira nyuma. Ibiki? Ore kugira ngo uze ko nyihaka nafata ibishyimbo byawe nabikuzaniye umpereza amafaranga yanjye ntabindi kuzana. Ariko nawe tukabanye ubushinzi niba ari amafaranga narabushinga mu byanjye. Mpereza ibyanjye. Wamara amacupa ngahise. Nabura agacupa ane ya byeri ufata mitsingi na turu. Shira ibi bari babitwishe. Yichinze nega ndakwicira mu rwanda. Yekera ni oya. Amafaranga yanjye wajya ndakwishe. Mari handa murekera. Urumva? Anza ibishimbo. Muha amafaranga yanjye. Uzitara wera haragura hariya. Irameza amafaranga yanjye. Ufatanye. hasi hejuru ku mafaranga yanjye navunikiye ntabwo byavunye ko harya gushaka kundusha imbaraga sha ntabwo kubitira nanjye nashyizemo bene niyo nakitura hasi musigaye mutaka imitwe ngo nanzanire ibibore bamubone icyo murya hejuru y'amafaranga yanjye kuzana amafaranga yanjye njye wagurishije se wagurishije kuzana wagurishije wowe nirangegera yawe ngo ndigisiga ngegera ni wowe ngegera ni wowe n'inama uramureba ntabwo biravamo ntabwo biravamo niyo amafaranga yanjye naguze aribyo ubugegera bw'umugabo wawe ntawe kurusha ubugegera mukobwa ko bangegera cy'umukobwa wancuruza uracuruza barashi ntabwo byakundikana iki seka wowe ujya he oya ndamwica nta kuntu yajya uranyica se ndametse amagi ntazwirata ngo uranyica ndakubwira ngo gisiganye iby'ibishimbo abigurishije imana ishimwe uvuze ko yabyibye urakoze wawe icyaha wowe kujya ugurira ijura ngomba gucuruza nkagurishwa nkagura ntabwo birava murasohoka wari uzi ko mfite gahunda yo kuhasohoka ntarakugira mutama ibyanjye akagari mwagateruye muri kwigwa musakuriza abantu abanyuzeho bose ni hano ngaha bahagaze abantu bahagaze inyuma hano mwagaze ni akazi kabo sinishingiye ubujura bwabo nanjye sinishingiye kuvuga njugunyira ibishwi n'ibinyaniye mufate amafaranga haba ubushyimbo bwanyu ubundi murabona muvuga ibyo ukuvuve hano ntabwo shingiye reka mbabwire igihe ikintu ugiye kubabwira ntabwo ejo bundi muherutse kugira papa mudugudu n'umudugudu atwara igihe ibintu ugiye kubakorera murabibona 10 munde kure mvuze ngo iki ntacyo numvikana nawe oya niho ndeka mbere yishyire hasi cyangwa n'amafaranga yanjye neza narega n'ubundi ngabwe naguhahira kuri butike umva ikintu turi gupfa cya mbere wakifata ukabibaza Ange yanyuzeho urumva gisiga nzanira ibishyimbo kumvikana amafaranga
amafaranga ndayamuha aho nawe manze muhe amacupa 3 ya byeri wayamuha yanyweye ora yahohomera komeza umbwire naho ndebye neza kubera uriya mu boss mbigiye muri nabashaka ibishyimbo byiza ndebye nsanga mu buhore niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kubugarura urumva ubwo mbonye ibishyimbo byanjye rero kugira ngo tworohere tutiteza abantu n'umugabo wanjye ntabwo bari basanzwe ko yiba muri aka bazi ko yiba muri aka kagari kugira ngo rero twumvikane reka weho umushakira amafaranga yawe ndareba mu bikote bwe mbonye aje yagahaze ngiye kugenda kabakabe mu bikote ndeba yasigara yazana ntabwo ndahava nta kibazo oya reka koroheranye mutoni ubu hari umunsi naguhaye uraho maho make we maho make nanjye banyene kurara areka ndamanza cyaka mu bikote bye ninyabona ndayakuzanira naraburaho ndishakashaka nanjye ngira uko ngenza nta kibazo tubyumvikanye nta kibazo amasezerano nta kibazo areka n'ubundi ntacyo dutuga butahopa areka nanjye ubwo mbonye udushyimbo twanjye ntacyo genda urugendo rwiza